Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga, turirimba indirimbo yo mu gitabo, dusome ijambo ry'Imana, dusoze dusenga, ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye ko wabanye natwe ukaturinda, tushimye ko waturinze n'uyu munsi, tukaba tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima. Icyubahiro ni icyawe. Ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo turuta abandi, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi utugirira uko bwije n'uko bukeye. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese utuboneze rwose, dukureho umugayo wose watubonetseho. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, muri tubereye umuyobozi, ntabwo ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tuyakomeza turirimba indirimbo ya 27 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Mutabazi wacu Yesu, twese tuguhimbaze, ni wowe wadupfiriye, Yesu mwana w'intama. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Twari imbohe za Satani, twari mu mubabaro, yatubohesheje ingoyi, Yesu aratubohora. Tuguhe imibiri yacu n'imitima n'ubwenge, kandi ibyo dufite byose bibi byawe Mukiza. Tukwijejwe cyane cyane nuko ushobora rwose kuturinda no kutwoza ibyo twagucumuye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Tuyakomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 8 kuva ku murongo wa 31 kugeza ku murongo wa 35. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Reka nsome mu izina rya Yesu. None ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara,
cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni amakuba, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira kuri iri jambo, ngo ubwo Kristo ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yava he? Ni ukuri nshuti bene data munkurikiye, twari tumaze iminsi igera muri 3 tudasoma ijambo ry'Imana, ariko munyihanganire ntabwo byankundiye, ariko byose dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Shimye Imana ko yongeye kumpa imbaraga nkaba nongeye kuza kuvuga ijambo ryayo. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira kuri iri jambo. Ni ukuri iyo Kristo ari mu ruhande rw'umuntu, nta mubisha, nta kibi, upfa kuba utunganye, upfa kuba uri gukora ibyiza, ntago wahura n'ibindi bibazo bitandukanye kubera ko ufite Kristo. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo Yesu ni byose umufite, umufite wese ngo ntajya aganya, ngo ufite Kristo ntajya aganya, ngo izina twamuhaye ngo ni ryiza, ngo Yesu niwe karuhura. Ni ukuri Yesu ni karuhura. Yesu umufite ntacyo ukena, Yesu umufite ntacyo ubura. Nawe rero wikomeze kuri Yesu, kubera ko ufite Yesu, wikomeje kuri Yesu aba yikomeje ku mugabo ukomeye, kandi ngo niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Ni ukuri iyo ufite Yesu ari ryo shingiro ry'ubuzima bwawe, ibyawe byose bigenda neza. Iyo Yesu ari we wikomejeho, ni ukuri fondasiyo yawe ari Yesu, ikintu cyose ugiye ukora kigenda neza kuko uri kumwe n'Imana. Nimureke rero twikomeze ku Mana kuko ari mu ruhande rwacu. Yesu ari mu ruhande rwacu, ntaho umubisha yava. Kandi ni ukuri Imana yaramuduhaye kugira ngo abane natwe, kuko yemeye kumutanga kugira ngo adupfire, ngiye mbabarirwe nawe ubabarirwe. Ni ukuri Imana itugirire neza. Dushimye Imana ko yaduhaye umwana wayo w'ikinege, kandi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubwo itatwimye umwana wayo ngo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Shimye Imana rero ko yaduhaye umwana wayo, kandi ngo n'ibindi byose zabiduha. Ntabwo yaba yaraguhaye umwana wayo w'ikinege ngo agupfire kugira ngo uhabwe ubugingo, kugira ngo uhabwe imbabazi, ngo noneho ukwime n'ibindi. Izera Imana rero, Imana irashoboye kandi irakora, kandi ntihagire ikigutandukanya n'Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ese niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ngo ni inzara se? Ese uburwayi bwagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ese ubukene bwagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ese ibibazo ufite byagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni ukuri ntihagire ikigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ngo maze mu gitondo impundu zikavuga. Ni ukuri wigira ikibazo, ntihagire ikigutandukanya n'urukundo rw'Imana, ntihagire ikigutandukanya n'Imana, kubera ko iyo uyifite mu buzima bwawe, ni ukuri ibintu byose bigenda neza. Buri wese rero nkurikiye ndamwifuriza ko yagira fondasiyo yo kuba fondasiyo ye y'ubuzima bwe, fondasiyo y'ibyo akora byose yayigira Imana, mbere na mbere akahashyira Imana, ubundi ibindi byose akajya yabikurikizaho. Iyo ushyize imbere Imana, ni ukuri ibindi byose bigenda neza. Imana itugiriye neza, kandi ni ukuri nimuhumure. Imana yaduhaye umwana wayo, ni ukuri ntabwo yabura no kuduha n'ibindi byose, n'ibyo ukennye, n'ibyo ubuze, n'ibyo biguhagaritse umutima, n'ubwo burwayi ufite, ni ukuri nabwo irabishoboye, izabukiza.
kandi n'iyo nzara ufite irabishoboye, n'ibyo biryo izabiguha. Niba nta byo kwambara ufite, humura, Imana irabishoboye, nabyo izabiguha. Ni ukuri icyo usabwa wowe ni ukwigira iya mbere mu buzima bwawe, ni ukwigira fondasiyo, kandi ni ukuri ntihagire ikigutandukanya na Kristo, ntihagire ikigutandukanya n'urukundo rwe, kubera ko aradukunda. Ni ukuri aradukunda. Imana yadukunze turi babi, ariko ni ukuri ndakwinginga kugira ngo wegere Imana cyane. Kandi nawe utari wakira Yesu umwami n'umukiza, ni ukuri igihe ni iki kugira ngo wakire Yesu, ngo kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite ubushobozi, bwo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Ni ukuri kwa Yesu hari byose. Ni wowe icyo usabwa gusa ni ukuza ukamwegera, ni ukuza ukamwakira. Ni ukuri ibindi byose bizagenda neza. Imana itugirire neza. Rero reka nsenge ubundi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubwira ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni impamba muri uru rugendo, kandi ijambo ryawe ni ryiza. Ariko ijambo ryawe riratubwiye ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, ngo umubisha wacu ninde? Ni ukuri tugufite mwami, dufite umurengezi, kandi turi kumwe nawe dufite byose, kandi turi kumwe nawe mwami nta cyaduhangara. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo mwami Imana uduhe kuba imbere igihe cyose. Kandi ni ukuri uradukunda, turabizi, wadukunze turi babi, nta kintu na kimwe urebeyeho Mana wagize neza kubw'urukundo rwawe. Kandi ni ukuri turakwinginze kugira ngo mwami Mana ibyo tunyuramo, ibyo duhura nabyo mwami, ibyo abantu bahura nabyo, turakwinginze kugira ngo ntibibatandukanye n'urukundo rwawe, kubera ko waradukunze mwami. Urukundo rwawe ruri kuri twebwe, ruri kubagukurikiye mwami Mana. Umuntu wese wakwakiriye ndetse n'aba bandi bakiri hahandi, nabo mwami urabategereje. Abantu bose mwami urabakunda, kubera ko n'ibiremwa byawe. Mana igira neza, Mana ikomeye, turakwinginze kugira ngo mwami Mana ibyo duhura nabyo mu isi ntibitume tukwegezayo, ibyo duhura nabyo mu isi ntibitume tujya kure yawe. Mana nziza rero, ngo duhe imbaraga zo kongera kukwegera, zo kongera kuba imbere yawe, zo kongera kugira uwa mbere. Mana buri wese nakugira uwa mbere mu buzima bwe, buri wese nakugira ibuye ry'ifatizo, buri wese nakugira inkingi, buri wese nakwikomezeho, kubera ko ugufite, kubera ko ukwikomejeho ngo ntabwo azakorwa n'isoni. Turakwinginze kugira ngo buri muntu wese akugire uwa mbere muri byose. Data mwiza rero, dusengeye abarwayi bakize mu izina rya Yesu. Kuko kwawe gukiza ni kubabeho, imbaraga z'Imana nizibabeho, kandi ni ukuri roho nzima itura mu mubiri muzima. Turakwinginze kugira ngo bakize mwami. Dusengeye batarakwakira nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo, kugira ngo bakwakire, kubera ko iwawe hari byose mwami. Turakwinginze kugira ngo aho baherereye hose mwami bakwakire mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ongera usuku ubyutse mu itorero, gabanya abarimbuka wongera bakizwa, bari mu bidafite umumaro bakureyo mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze kugira ngo wacitse intege wongere ubagaruze ubuntu bwawe. Kandi Imana turakwinginze guturindira ubugingo bwacu, kuko aribwo buzakubona. Neza yawe nibe kuri twe, imbaraga z'Imana nizibe kuri twe, ukora kwawe kube kuri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Komeza utwagure mu buryo bw'umwuka mwami Imana, udukoresha iby'ubutwari. Kandi mwami Imana turakwinginze kugira ngo abafite intimba n'agahinda, abihebye, abumva bitagishoboka, abumva ubuzima bwanze mwami, turakwinginze ngo ubahe amahoro
ubabohore mu mutima kandi ubahindurire amateka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero kumvishe gusenga, urakoze ko wabanye natwe muri uyu mwanya. Turakwinginze kugira ngo Mwami wohereze Mwuka Wera aherekeze iri jambo rikora icyo wagambiriye. Urakoze Mwami kumvishe gusenga, icyubahiro ni icyawe iteka ryose. Amen. Murakoze rero, Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, ibiteho ni ukuri buri wese uko ayikeneye ayibone. Wumva ubuzima bwanze ni ukuri ejo ni heza, kandi Imana itubwiye yuko yaduhaye umwana wayo, n'ibindi byose ntabwo yabura kuduhana nabyo, ntabwo yabura kuduha ibindi byose kuko byose irabifite. Ni ukuri Imana ikomeze ibiteho kandi haze kwifuza kwa buri muntu wese, buri wese uko ayikeneye ayibone, kandi Imana yongere ibiyereke, kandi ni ukuri Imana ikomeze ibasure kandi baganirize. Ni ukuri buri muntu wese Imana imuhindurira amateka uko abyifuza. Imana ibahe umugisha rero, naho ubutaha. Imana ikomeze ibarinde kandi bagirire neza.